byihutirwa ukwiye kumenya kuri iyi application ya Sony tumaze iminsi dukoreramo amafaranga. Aya ni amakuru y'ingenzi ngiye kuvuga, ngiye guca impaka ku bantu mwatangiye kudushinja ngo Sony ngo ibiki n'ibiki. Guys mujye mwitondera ibintu muvuga. Ndabizi abantu benshi mu gufungura Sony, mugifungura Sony hari abo biri kwanga, hari nabo muri kuyifungura bikaba gutya ngo nanjye biri kubo nkuko muri kubona kuri iyi tablet screen yanyu, bikakomeza bikarodinga akaza umubare 0 kandi mwe mufiteho amafaranga ndetse mwaranashoye. Ese muri kwibaza ngo ikibazo byagenze gute, se yafunze? Ibyo byose nibyo tugiye kumenyera hamwe muri iyi video. Naca impaka ku bantu bari batangiye kuvuga ngo tuba tubabesha ngo ibiki n'ibiki. Ndabizi umuntu uri kunyumva iyi video yaratangiye Sony kare, we aya mbere yarayabikuje, ashobora no kuba yarayiriyemo menshi karenze ukwemera, nawe akaba yaragize ubwoba bitewe n'amafaranga yariyemo. Mbere uko dutangira nk'ibisanzwe rero, YouTube channel aracyari Uziyeri Tech Media. Liking video, kanda subscribe, kanda inzogera kugira ngo buri ko twauploadinze video ujye ubona notification mu bambere. Urabona yuko nituza nkano muri Telegram yacu, tuza muri Telegram, kanze tuze muri Telegram. Wenda umuntu udafite Telegram azihangane ayifunguze, nta kuyifungura nta gishoro birimo, ko Telegram nayo ikora nka WhatsApp, ikora nka Telegram nayo ikora nka WhatsApp, ikora Facebook, ikora wayichatiraho nyine. Urabona ko bavuze ngo Sony ngo link yayo yabaye pinned. Urabona ko ejo bari bongeye batanga link yayo ko twayikandaho bikanga. No kuvuga ngo ese iyi Sony benshi muri kwibaza ese yaba yahagaze, ese yaba yadufungiye uko nihanganisha n'abantu wenda mwari muyimenye buno mukamwe ari mwashoyemo ayanyu wenda bakaba bayatwaye. Ariko Sony nyine banditse ngo nari nabajije, hari umuntu nyine ukorana nabo wabinyinjijemo bwa mbere, namubwiye ngo kubera iki Sony itari gukora, arambwira ati nandikiye ba nyirayo cyangwa se abakozi bawo nko murabizi bari dore nk'izi nimero, dore muno ndabona zitarimo, ariko ngiye muri WhatsApp yanjye nasangamo izo nimero. Azandikiye arazibaza ati kubera iki Sony itari gukora, baravuga ngo yabayifunze by'agateganyo, wari akabazo kaje kubamo, mutegereze dutegereze, nimara byibuze iminsi 2 itarafungura nibwo tuzaheba ayacu, tuvuga ati ayacu barayariye. Na ibyo vuga ngo kubera iki twakoze video ngo ubwo turi kuyamamariza, mukaza mudutuka muri comment mukatubwira ngo ayacu ngo muri kutugezaho scam, ngo ayacu ngo twayariye. Papa ntago twayariye, ntago ari twe muyoherereza, muyashira muri Sony, ntago ari twe muyohereza, muyashira muri Sony mugashora, muheraye muvuga ngo nitwe nitwe muya, natwe tuba twarashoye ayacu. Nanjye nashoye buno yanjye amwe yariwe, gusa tube dutegereje twihanganye. Mu gihe dutegereje nyine abadufasha, nta makuru buri wese yakwiye kumenya akanashira nga inshuti ye. Mureke kuvuga abantu cyangwa se umuntu mwinjiriyeho muri kumutura ibibazo ngo watugarangiye company ngo none ngo yafunze, ngo ibyo bintu ngo byari scam. Guys, ya company ari bwiza yarakoraga, abantu barabikuje, naye narabikuje, abayimenye mbere murabizi. Abona koreye video ya mbere ukuntu wakora account ugashora, ndakeka bamaze kubikuza ndetse na yabo barayagaruje. Kuko kandebe video ya mbere nakoze, ubundi ngo imazeho igihe kingana iki, nibwo ndahita menya ngo abashoye banyuze kuri link yanjye barabikuje cyangwa nta babikuje. Mureke kuza muri kutubwira ngo ibiki n'ibiki, ngo twabiteye ahubwo natwe badutengushe. Urabona ko video nakoze bwa mbere imaze iminsi 3, kandi ayo washoye yose nyuma y'iminsi 4 ubu yagaruje. Ndakeka umuntu washoye nakoze iyi video aye yarayagaruje ndetse yafasheho n'inyungu nkeya mu minsi 2, kuko imaze iminsi 3 ejo utari gukora, wenda tubari iminsi 5 aye yaramaze kuyagaruza. Nibwo nanjye nayo nashoye muri application nayimazemo iminsi igera muri 6. Guys rero mureke kuvuga ngo application ngo nitwe twabiteye nacu bayariye. Gusa nyine batwijeje ko ushobora kuzagaruka, nyine ushobora kongera gukora, ngo ari akabazo ka tekinike ugashoboye kuba kabayemo. Nyine ngo nta kabazo tekinike gashoboye kuba kabayemo,
rero mu gihe tube mutegereje, mureke kwiheba. Ubwo nihashiramo iminsi 2 byibuze itarafungura turamenye ko zatwumiyeho, ayacu bayariye. Ninafungura turaba tugize amahirwe, bityo rero natwe dutangire dukomeze twinjize, abashora bakomeze bashore, cyangwa se abadashaka no gushora ntibashore. Guys, mureke kutwandikira mutubwira ngo yari scam, ngo ibiki n'ibiki, ngo mwungukira, ngo kuduha ngo ibintu bya scam. Twabibahaye bikora, ndetse bari babifunze batengushe ni benshi. Bugene muri video twaberetse uko babikuza, twagiye tunabikura. Iri application rega ntago nabaho ibintu bidakura, ntago nabaho ibintu ubuse. Hari amafaranga nakwatse ngo ushore, si wowe wifatiye, si wowe warebye video ukifatira icyemezo ugashora. Uhera he uvuga ngo naragusikamye? Kandi wowe wifitiye icyemezo kohereza amafaranga akagira muri Sony ugashora. Guys, rero mugabanye kwandika muri comment uvuga ngo mwadukweretse scam, ngo ibiki n'ibiki. Iyi ba nyiraho niba babonye inyungu bari bakeneye. Kandi zino application mbibutse ukuntu zikora izi application mu minsi ya mbere bitanga amafaranga, ariko ba nyirayo mwibaza ubundi wabonaga gufata biriya 8,000 cyangwa 5,000 bitewe nayo washoye, ayo wafataga buri munsi wakeka ko gava. Ukuntu zino application zikora n'uyundi munsi n'indi wenda izaza ikora gutya, yikora video ukabona ko nakoze video ukayireba nkakubwira ngo iri gukora, ujye uhita wishoramo mbere hakiri kare. Mwewe muzizamo nyuma, wenda iyi ngiyi iradutengushe, wenda iyi ngiyi niba inafunze iyi ngiyi iradutengusha. Ubundi izindi usanga zimara amezi nk'abiri, amezi nk'atatu, nk'atanu, ariko iyi ngiyi nta n'ukwezi iramara. Ukuntu ifunze nyine yabidutengushe tu. Ubundi izindi zimara ukwezi, amezi 2, 3, 4, 5, n'izimara umwaka, ariko iyi ngiyi yabidutengushe, yabifunze ikiri kare. Guys, rero ukuntu zino aho bungukira ukwibaza ngo nihe, bahenga abantu bamaze kujyamo ari benshi cyane. Noneho harimo amafaranga menshi cyane, abantu barashoyemo menshi bagahita bahagarika. Wabashoye mbere, urumva washoye mbere atarongeye gushora nyuma igiye guhagarara abari mu nyungu, washoye nyuma ihagaze abari mu bihombo. Izi application rero niko zikora, ni naho bungukira. Niba wajyaga wibaza ngo bungukira, umuntu ategura umushinga akavuga ati ngiye gutanga amafaranga mu minsi ya mbere, ko abantu bamaze kugwira ari benshi, nkabona yo nari nyeneye application yanjye nahanze, nzagira ute, nzayifunga cyangwa se nzayihagarika. Bikarangira ayihagaritse, ubundi abashoye nyuma bose bagasha. Application nk'izi uba ugomba kuyishoramo igitangira, ntago yafunga batari babona ayo bashaka. Rero iyo igitangira ayawe ukayagaruza uba uri mu nyungu. Hari abantu benshi bagiye bakoramo amafaranga menshi ndetse banayishimira nubwo yafunze. Gusa mureke kutwandikira mutubwira ngo nitwe twabiteye ngo ibintu by'ibisikama. Ntabwo ari scam, nyine yabaye scam mu munsi, ariko banaduhaye iminsi baratubwira ngo tube dutegereje, ngo hari akabazo kari kabayemo. Ubwo nyine nigakemuka turabimenya, nikatanakemuka ziraba zitwumiyeho, turihangana. Nta n'ubundi 10 washoye cyangwa se ari wowe wose wacoye ntabwo guciye amaboko, uzongera uyakorere gusa mujye mumenya amakuru mbere, kuko kumenya amakuru mbere nibyo bituma ugira icyo ugeraho. Mujye mumenya amakuru mbere. YouTube channel nk'ibisanzwe yari Wuziye Tech Media, nk'uko mubibona. Wayikinga video, ukande subscribe kugira ngo dukomeze twubake umuryango mugari wa Wuziye Tech Media. Unasharinga inshuti yawe wari uzi neza ko yashoye muri iyi application yumve aya makuru ndetse yere guhangayika. Turategereje natwe badufungiye. Umuntu wese wakoresha Sony n'ubundi ntago ari kuyikoresha, ari kujyamo kuri nabiberetse bikarodinga gusa. Guys, rero nancurize video y'uyu munsi, mutazacikwa na video z'ubutaha. Kandi kuri YouTube channel hariho video nyinshi z'ukuntu wakora amafaranga, dore nk'iyi video nakoze ejo. Iyi video guys muze muyirebe, iyi video nakoze ejo, muze muyirebe. Iyi ni application itanga amafaranga buri saa, kandi yo nta gishoro isaba, kandi yo irizewe. Ushobora kuyikoramo amafaranga bitewe n'uburyo ubona anytime, ukajya ukereminga, wikina amagame, ukazamura level, bityo level ugezeho niko winjiza amafaranga menshi. Guys, rero mugerageze mucishe make. Yari Wuziye Tech nk'ibisanzwe, mutazacikwa na video z'ubutaha. Ariko guys, iyi video muze muyirebe, hano hariho video nyinshi z'ukuntu wakora amafaranga nta gishoro, ndetse nzakomeza mbaye n'izindi z'ukuntu wakora amafaranga nta gishoro bigusabye. Ntabwo nzongera gukora kuri video
kereka naba ari mwe mujya mubitsa mukavuga ati niba ari application wundi y'investment uri gushoramo yitwereka, ariko ntabwo nzongera gukora application video y'ukuntu washora ngo ukinjiza, kuko ndi kubona biri kunteranya namwe bitewe n'uko ziri guhita zihagarara. Mu twihanganire, ntabwo twari tuzi ko birahagarara gutya cyangwa se bizagenda gutya, ariko mureke kutubwira ngo nitwe twabiteye.